hari igihe abantu bitiranya iby'Imana, hari igihe abantu badasobanukirwa neza n'iby'Imana. Hari igihe koko iby'Imana byumvikana nabi, bikumvikana uko bitari, cyangwa se bigasobanurwa nabi, bigasobanurirwa mu mubiri, bigasobanurirwa mu bwenge, bigasobanurirwa se mu bitekerezo by'abantu. Mu gihe muri icyo gihe rero, icyo gihe iby'Imana byumvikanye nabi cyangwa se byasobanuwe nabi, hari igihe abizera bashobora guta ibyiringiro ku bw'izo mpamvu. Hari igihe Imana ishobora kuvuga A, umuntu akumva B, kandi birumvikana ko Imana rimwe na rimwe ijya ivuga ibyo mu mwuka, abandi bakabyumvira mu mubiri, cyangwa se bakabisobanurira mu mubiri, cyangwa se bakabifata mu mubiri, kandi mu by'ukuri ari iby'umwuka. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo iby'umwuka bijya bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Hari igihe Imana ivuga ijambo, cyangwa se hari igihe Imana yandikishije ijambo, abantu kugira ngo barifatire babe mu mwuka, basenga Imana, bagire guhishurirwa, abantu bakabitwara mu mubiri, bakabijyana mu mubiri, bakabijyana mu bitekerezo by'abantu, bakabijyana mu myumvire yabo. Nyamara mu by'ukuri ugasanga rimwe na rimwe nta n'ahantu binahuriye. Nigeze kubaho urugero, umunsi umwe umuntu yari umupfakazi, noneho aza kugira iyerekwa. Imana yashakaga kumuha message, kandi message yashakaga kumuha yari iyi ngiyi. Reka mbanze mbabwire ikintu yabonye. Yagiye kubona, abona umwana w'umusore umwe, nta nubwo bari mu rugero rumwe, nta naho bari bahuriye cyane. Agiye kubona abona aramufashe, aramukikiye ku bibero byiwe. Noneho ikintu Imana yashakaga kumubwira, yashakaga kumubwira ko amuhawe kugira ngo amurere, amumuhaye kugira ngo amumenye, amwiteho, amenye ibye, amenye gahunda ze, mbese amubere umubyeyi. Kuko uriya mwana w'umusore nawe yari umwana w'imfubyi kandi yari akiri mutoya, ariko uriya mupfakazi we yari mukuru. Ariko ndagira ngo mabwire ngo uyu mupfakazi wese uko nguko yabyumvishe, yabonye amufite ku bibero bye, agira ngo Imana iramumuhaye ngo azamubere umugabo. Urumva ibyo bintu ko ni ibintu bihabanye cyane. Imana iraguha umuntu kugira ngo umumenye, umwana umwiteho, umurere, hanyuma noneho wowe ukabifata nkaho azakubera umugabo, muzagirana mariage. Urumva ni ibintu bihabanye cyane, bitagize n'ahantu bihuriye. Umwana ni umwana mutoya w'umusore, umumama ni umupfakazi ukuze uri aho ngaho. Hanyuma kandi urumva ibyo message yahabwaga ntaho ihuriye nuko we yabyakiriye. Rero hari igihe Imana iguha ibintu ukaba wabisobanura nabi, cyangwa se wabisobanukirwa nabi, cyangwa se wabitwara nabi. Rero ibyo wibwiye, iyo ubonye bitabayeho, ushobora kugira gutya ukava mu byizerwa, ukavuga ngo Imana irabeshya. Icyo ni kimwe ushobora kugira, cyangwa se rimwe na rimwe ukitwaza n'abantu b'Imana, ukabavuga nabi, ukabatwara nabi. Ukaba wavuga uti uyu mwana w'umusore yanze kumvira Imana, Imana yaramumpaye kugira ngo azambere umugabo, none reba wenda tuvuge uwo mwana abyanze. Urumva rero ni ibibazo birebire. Hari igihe rero Imana ivuga ibintu bikumvikana nabi, abantu bakabisobanukirwa nabi. Kudasobanukirwa iby'Imana, kwitiranya iby'Imana, ibi bintu bishobora gutuma umuntu wari wiringiye Imana ashobora guta ibyiringiro. Rero muramenye, mujye mumenya gusobanuza iby'umwuka, ibindi by'umwuka bindi birakwiriye. Ntago ijambo ry'Imana ntago rijyanwa mu bwenge bw'abantu, ntago ijambo ry'Imana rijyanwa mu bitekerezo by'abantu. Kuko iyo riza kujyana n'ubwenge bw'abantu, abanyabwenge bose baba barakijijwe. Ariko ijambo ry'agakiza ni ijambo ryo guhishurirwa, ntago ari ijambo ry'ubwenge bw'abantu, ntago ari ubumenyi bw'abantu. Iyo bigenda gutyo uko nguko, abanyabwenge bose baba barakijijwe, ahubwo wenda batari abanyabwenge bakaba batarakijijwe. Ariko noneho siko biri, ahubwo hari ibyahishwe abanyabwenge bihishurirwa abaswa. Ibyo ngibyo rero nibyo by'Imana, ibyo nibyo by'umwuka bigomba gusobanuzwa ibindi by'umwuka bindi. Nigeze kubaho urundi rugero rw'umuntu umwe, Imana yigeze kumuganiriza, imuha amasezerano y'ukuntu azayikorera. Iramubwira ibintu byinshi, imubwira ngo nguhaye n'ijambo ryanjye. Imana irangije kuri aya magambo iramubwira ngo kandi uzankorera igihe kirekire, kandi n'inkweto zawe ntabwo zizagusaziraho. Urumva kuvuga ngo inkweto zawe ntabwo zizagusaziraho.
Imana imubwiye inkweto ze ngo ntago zizamusaziraho, ahita areba inkweto yari yambaye aravuga ati ubu ngubu igitangaza kirabaye, izi nkweto nambaye ntago zizigera zisaza. Ngaho nawe byumva. Imana iramubwira iby'umwuka, we agahita byumvira mu bwenge no mu mubiri. Kandi yigiye imbere gatoya, agiye abona inkweto zitangiye gusaza. Yewe uretse no gusaza igihe kiragira ziranacika da. We yari ategereje ngo inkweto yambaye zizamera nka za zindi Abisiraheli bazaga bazungurukana mu butayu, kuko bo barazungurukaga inkweto bari bambaye ntizibasazireho n'imyenda yabo ntibasazireho. Cyari igitangaza gikomeye cy'Imana. Ariko uyu nguyu we ntago ari cyo yari yabwiwe. Ijambo yahawe ni rya rindi riri mu Befeso ibice 6, hahandi Pawulo yanditse akavuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Ku murongo wa 15 niho avuga ngo mugende mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Uyu muntu Imana yamuhaye ijambo, iramubwira ngo inkweto zawe ntizizagusaziraho. Bisobanura ngo uzavuga ubutumwa ntabwo buzigera bukama, uzavuga ubutumwa ntabwo buzigera bukama, uzavuga muri icyo gihe kirekire. Ntabwo ibyo uvuga bizigera bisaza, ntabwo bizigera bikama, ahubwo ijambo ry'Imana rizahora ari rishya kandi rizahora rifite imbaraga. Niki Imana yashakaga kumubwira. We rero abifatira mu mubiri, aravuga kugira ngo ni inkweto yambaye zitazigera zisaza. Hari igihe iby'Imana byumvikana nabi, hari igihe iby'Imana bisobanurwa nabi. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo iby'umwuka ntukabisobanuze ubwenge bwa kimuntu, ntukabijyane mu bitekerezo bya kimuntu, kuko kenshi ni ibihe bihabana. Ibyo ngibyo rero bijya bituma abizera bagira bagata ibyiringiro. Uyu muntu niba yari yifite n'ikibazo cy'ubukene, akabwirwa ngo inkweto ntizizamusaziraho, akavuga ati ubu ngubu nyine Imana yamenye ubukene bwanjye, none ikoze igitangaza inkweto ntizizasaza. Akajya akabona zirashaje. Rimwe na rimwe azagenda avuga ati Imana yarambeshye, ariko uzi ko Imana yaramubeshye, cyangwa Imana nuko yamubwiriye mu mwuka we akabitwarira mu mubiri. Rero kudasobanukirwa neza iby'Imana no kwitiranya iby'Imana bijya bituma bizera bata ibyiringiro. Nicyo jambo turiho uyu munsi wa none. Ikindi, ibindi bintu bijya muri iri jambo ni ibijyanye n'ibihe by'Imana. Ibihe by'Imana, ibihe by'Imana n'ibihe by'abantu ubundi biratandukanye, hajya habamo confusion. Ntabwo ibihe by'Imana ari kimwe n'ibihe by'abantu. Nigeze kubaha ubuhamya bw'umuntu umwe Imana yamubwiye amagambo akomeye. Imana imuha amasezerano, Imana imubwira ibyiza izamugirira, Imana imubwira ubutabazi bukomeye cyane izamuzanaho, imubwira ibintu byinshi. Irangije iramubwira ngo ibi ngibi nkubwiye uzabibona, uzabimenya nyuma y'iminsi 3. Ndagira ngo mbabwire ngo uwo muntu yahise aguma mu masengesho yari arimo, arakomeza arasenga. Umunsi wa mbere uratambuka, arasenga, uwa kabiri uratambuka. Ku munsi wa 3 yiri wategereje ikintu gikomeye Imana iri bumukorere. Yahereye mu gitondo ategereje, arategereza amanywa araba, arategereza haza igicamunsi, arategereza umugoroba uraza, arategereza ijoro riraza. Agiye kubona abona saa 6 z'ijoro zirageze, haje uwundi munsi. Ategereje iki? Ategereje igitangaza cy'Imana kuri uwo munsi. Abona nta gitangaza kibaye. Icyamugiza cyangwa icyamufashije nuko yubahaga Imana kandi agatinya Imana. Udakomeye mu by'Imana, utegereje ko Imana iri gukorera ikintu nk'iki uwo munsi wawe ukajya ukora ntikibaye kandi wumvaga ari randevu y'Imana, ushobora kuguka bivamo. Uwo muntu yabaye aho ngaho ndetse yibera mu bigeragezo bikomeye cyane, abicamo biramurushya biramugora, ariko guma ku Mana, niyo mahirwe yagize. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu cyabaye nyuma y'imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 ari ahantu yicaye ari wenyine, arimo atekereza ku by'Imana, atekereza no kuri rya jambo, yibaza n'impamvu ritasohoye. Yagiye kumva yumva ijwi riramubwiye ngo burya iminsi 3 nakubwiraga yari imyaka 3. Kandi icyo gihe imyaka 3 kuko yari ishize. Noneho amera nk'umuntu ukangutse, aravuga ngo Mana we, ngo none se ngo muri uyu mwaka ngo nibwo mwana wo mwaka suzangiriramo neza.
ahita avuga gutyo. Haciyemo ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri yatangiye kubona imigisha y'Imana, atangira kubona ukuboko kw'Imana, abona ibintu byiza, na bugingo n'ubu akigenda abona Imana, kuko Imana yarakinguye, kandi yarakinguye ntawe ubasha gukinga. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibihe by'Imana n'ibihe by'abantu biratandukanye. Hari igihe ibihe by'Imana n'ibihe by'abantu rimwe na rimwe ntaho bihurira. Murabizi uburyo uhereye kera kose aba Danieli baranditse, Yohana yandika ibyahishuwe, hari ahantu avuga iby'iminsi, akavuga iby'iminsi bakandika ku by'iminsi. Noneho bavuga iby'iminsi y'imperuka, abanyabwenge bemerwaga baragenda baricara bakora amakarikire, barakarikira, batangira kwerekana igihe isi izarangirira, batangira kwerekana igihe Yesu azagarukira. Ibyo byose barabyerekana, ariko barangije bakoze bakurikije ubwenge bw'abantu n'imibare y'abantu, barangije ibyo bavuze n'ibyo banditse. N'uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ko ibyo bitabo byanditse bihari. Barangije ibyo banditse si byasohoye, ntabwo byigize bibaho. Kubera iki? Bakoze imibare nk'abantu, batekereje nk'abantu, bageraho batekerereza Imana. Imana ibyo ivuga byo ni ukuri, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubizanamo ubwenge, nubizanamo siyanse yawe, ndagira ngo nkubwire ngo byose bizagupfubana. Hari igihe iby'Imana byumvikana uko bitari, hari igihe abantu babisobanura nabi, bakabitwara nabi, bakabyitiranya. Aba bantu banditse ibi bagushije benshi, bayobeje benshi, ndetse bacogoza benshi mu rugendo kubera imibare y'abantu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ube maso kandi umenye neza, hato udatwara iby'Imana uko bitari, ukitiranya ibintu, nawe ejo bundi bikagupfubana. Murabyibuka mu minsi ishize umuntu antelefona ahangaha, mwarumvaga umuntu avuga ngo mu kwa munani ngo umwaka utaha ngo Yesu ngo azaba yagarutse, ngo ubwo n'ubuhanuzi bukomeye, ndetse arimo kuntegeka ngo byandike ngo ubimenye, ngo bisobanukirwe neza, arimo no kushyiraho n'iterabwoba ngo nimbyandike ngo umenye ngo ubwo n'ubuhanuzi, ngo kandi ngo ndakubwiye ngo birarangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo uriya muntu wavuze biriya bintu, buriya ntabuze ikintu Imana yari yamubwiye, cyangwa se ntabuze nk'ubuhanuzi yari afite, ariko bwatwawe nabi. Hari igihe iby'Imana babyitiranya, hari igihe abantu badasobanukirwa neza iby'Imana bakabitwara uko bitari. Yewe n'uwerekwa, yewe n'uhanura, hari igihe nawe ashobora gutanga mesaje nabi. Reka mbaho urugero rw'abahanuzi babiri batandukanye. Yesaya ahanura ibya Yesu, yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Urumva ubuhanuzi buje gutyo ni nk'ubuhanuzi bwegereje cyane gusohora. Kuba ngo umwana yatuvukiye ni ukuvuga ngo byaje byadusatire, byatwegereye. Anyamara ntihabuze gushira imyaka 100 Yesu ataravuka. Ariko Balamu yaravuze ngo ndamureba, ariko subu we yasobanukiwe neza ko bishyize kera. Abivuga neza, aravuga ati ndamureba we, ariko subu ngo. Rero hari igihe n'abatanga message bashobora kuyitanga nabi. Umuntu ashobora kukubwira ati Imana izakora ibingibi kandi biraje byihuse, ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe bije byihuse akaba ari byo yiyongereyeho, cyangwa se yabibonye mu buryo bw'Imana, mu buryo bwo kubona kw'Imana, arangije abivuga muri ubwo buryo, noneho umuntu nawe ahita bifata nk'aho bibaye uwo mwanya bijeje cyangwa ejo bundi. Rero igihe cyawe hari igihe ataba cyo gihe cy'Imana, ukabitwara nabi, ugasanga hirya gatoya urategereje biranze, warangiza ukumva ko byagucikiyeho ukaba watibyiringira. Ariko uyu munsi nagira ngo nguhumurize ngo nubwo wenda warumvishe ngo biratebutse birabangutse, ukabona byaratinze, oya, bishobora kuba byarabonetse mu buryo bw'Imana, mu buryo bwo kubona kw'Imana. Petero yaranditse ngo umunsi umwe ku Mana twebwe abari iminsi 1000. Rero birakwiriye kugira ngo umenye neza rimwe na rimwe imvugo y'Imana,
cyangwa se uburyo bw'Imana butazakubera ikigusha, kandi aribyo byari bikwiriye kukubaka no kugukomeza. Yesu n'abigishwa be murabyibuka, ababwira iby'ubwami, agiye gusubira mu ijuru, arababwira iby'ibihe bizaza. Barangije bahita bajya mu mubiri, bahita bavuga bati tubwire se, iki nicyo gihe ugiye kugarura ubwami bwawe mu isi? Ese ubwami ubu ngubu ugiye kubwaka Abaroma badukandamije, hanyuma noneho ubugarure rwose mu Isiraheli, ubu nibwo ugiye kutugarurira ubwami? Bagiye mu mubiri batekereza ko azabaho imyanya ikomeye. Ariko se Yesu nibyo yavugaga. Arangije arabwira ati si ibyanyu kumenya iby'ibihe, ntago ari ibyanyu. Icyakora cyo kimwe muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Iryo ryari isezerano. Rero nagira ngo ubwire ngo nubwo bimeze gutyo, ibyasezeranijwe byo bizasohora, ariko nagira ngo nkubwire ngo si ibihe byawe ndetse si ibyawe no kumenya igihe, ahubwo wowe ujye ufata iby'Imana kandi ubikomeze, kuko Imana yo ni Imana kandi ni Imana nziza. Ndeka rero nyine dukomeze n'ijambo ryacu ry'uno munsi, tukivuga kuri bimwe bituma abizera bashobora guta ibyiringiro. Tuvuga ngo kudasobanukirwa iby'Imana cyangwa se kwitiranya iby'Imana. Ibi ngibi byabaye no ku ntwari zagiye zitubanziriza, byagiye biba no ku bantu babaye intwari zo kwizera. Nabo hari igihe ibi byose byagendaga bibabaho. Niyo mpamvu mu kanya twavugaga iby'abigishwa ba Yesu bagendanye nawe, byababwira ibintu bo bagahita bajya mu mubiri, bakumva ibindi, bagatangira kwishyira mu myanya, bakumva ko bagiye kuba abategetsi bakomeye. Nyamara Yesu akababwira ati muramenye, si ibyanyu ibyo ngibyo kumenya iby'ibihe, si ibyanyu. Cyokora hari isezerano mwahawe rikwiriye kuzabasohoreraho. Rero ibyasezeranijwe byo bizasohora, ariko iby'ibihe muramenye ntago ari ibyanyu kubimenya no kubisobanukirwa cyangwa se no kumenya ibyo ari byo. Imana ibishatse yabikubwira, itabishaka nabwo kandi nta mpamvu, wowe icyawe ni ugusobanukirwa. None se bariya banditse bakerekana igihe Yesu azagarukira, ntago muzi uko Yesu yavuze? Yaravuze ngo uwo munsi uzwi na Data wenyine. Nyamara bo batangira gukora amakalkire, batangira gukora imibare, batangira kwerekana ngo Yesu azagaruka igihe iki n'iki. Rero birakwiriye kugira ngo wirinde gushyira iby'Imana mu bwenge bwawe, wirinde gufata iby'Imana ngo ubishyire mu bitekerezo byawe bya kimuntu, ahubwo usenge kugira ngo ugire ihishurirwa, kuko twavuze ngo ijambo ry'agakiza ntago ari ijambo ry'ubwenge bw'isi, ahubwo ni ijambo ryo guhishurirwa. Aburahamu na Sara murabizi ukuntu bafite amasezerano y'Imana. Imana yarabasezeranije, babwira ukuntu izabaha urubyaro, babwira ukuntu izabaha umugisha. Ibyo byose cyo kuri umugisha wundi usanzwe bahise bawubona, ariko hari ikintu hatinze urubyaro. Imana yarabasezeranije, babaho barizera, ariko burya ngo urugiye kera rujya ruhinyuza intwari. Igihe kiragera Sara atangira kubona ntibigishobotse, ndetse Aburahamu nawe atangira kuzajya yitotombera Imana, atangira kuzajya abona ko bitagishobotse. Aburahamu atangira kuvuga ko ibye bizaragwa Eliyezeri w'umunyadamasiko, ariko Imana ikamubwira ngo ibyo wibwira uko nguko ntago ariko biri, siko nabiteguye, kuko uzava ku rukera urushyize intwari. Sara igihe kiragera aramubwira atumva rero muzehe Aburahamu, urabona ko nawe ibintu bitagishobotse, nawe urabona ko utekereje, urabona ko ibi ngibi ari ntabyo. Reka nkwereke, fata Hagari ni njyewe umuguhaye, mushyire mu gituza cyawe, hanyuma noneho we azatubyarira umwana. Uwo mwana nzamwakira, uwo mwana nzamwemera, uwo mwana rwose azaba nk'uwanjye nta kibazo. Urumva ko ageze aho atekerereje Imana, abonye ko Imana itakibishoboye, bitagikunze. None aravuga ati noneho reka tubigenze uku nguku. Aciriye Imana inzira. Hariho abantu bajya bacira Imana inzira, cyangwa se bakayitekerereza, bakavuga bati buriya ni Imana ibyo yavugaga ni ibi ngibi. Ariko ntago muzi ukuntu Hagari amaze gusama inda, ntago muzi ukuntu yatangiye kumusuzugura. Satani ajya ashora abantu, yamara kubashora bakisanga mu ngaruka, akabateza ingaruka, akabigarukana. Satani atangira kumusuzugurira muri Hagari kubera ko yarangije kumushuka. Ariko icyo Imana yaravuze cyari kiriho indahiro ikomeye cyane, kuko Imana yari yarirahiye Aburahamu ko byanga bikunda uko bizagenda kose azamuha urubyaro, kandi urwo rubyaro yagombaga kurumuha kuri Sara. Imana yari yarirahiye, byanga bikunda iryo ryari isezerano ryagombaga gusohora. Ariko nagira ngo icyo nshaka kuvuga aha ngaha, muramenye
mutazajya muvaho mukitiranya iby'Imana. Rero jya umenya Imana icyo yavuze icyo ari cyo, ugisobanukirwe neza. Niba utagisobanukirwa usenge kugira ngo Imana iguhe guhishurirwa, kuko iyo bitabaye ibyo ngibyo abantu batwara ibintu uko bitari. Muzi Yesu umunsi yavukaga, Abisiraheli bamutegereje iminsi myinshi, imyaka myinshi, bari baramuhanuriye, baramubwiwe kenshi, barabwiwe ibyo azakora, imirimo azakora. Ariko Abisiraheli bari bafite ukuntu bumvaga Yesu, bumvaga azaza ari igihangange, bumvaga azavukira ahantu hakomeye, mu muryango ukomeye cyane. Barangije babitwara nabi. Yesu agiye kuvuka, avukira ahantu hagayitse mu kavure, mu muryango utazwi, utamenyekana, bituma batamwemera. Nyumvira nawe, ntabwo bigize bamwemera kubera iki? Kubera ko bumvaga azavukira ahantu hakomeye. Hari igihe iby'Imana bitwarwa, kandi batekereza imyaka yose bamutegereje, kandi byanditswe no mu bitabo babibitse ko Yesu azavuka, azaza kubacungura. Ariko bumvaga iryo jambo ryo gucungurwa, bakumva uwo muntu azaza ari igihangane, bakajya mu bwenge bw'abantu, bakajya mu mubiri, bakabisobanurira mu mubiri, bituma Yesu ubwo yavukaga batamumenya. Hari umuntu nakunze cyane witwa Dawidi. We hari ikintu yasobanukiwe abandi batari barasobanukiwe, kuko murabizi uburyo Sawuli yamuhigaga. Sawuli akamugenza, akamutumaho n'ingabo nyinshi, ndetse mu gihe kimwe Sawuli nawe akazajya amukurikira. Ariko mwibuka umunsi Sawuli yabaye nk'utanzwe mu maboko ya Dawidi, aragenda amugera iruhande. Dawidi ashobora kumutikura inkota akamwica. Ingabo za Dawidi zikamubwira bati, dore sha, uyu ni wa munsi Imana yavuze ko izakugabiza abanzi bawe. Kandi koko Imana ese ntiyari yarabivuze? Yarabivuze ko Imana izagabiza Dawidi abanzi. None bakamubwira, bakajya mu byasezeranijwe, cyangwa bakajya mu byo Imana yamusezeranije, bakamubwira bati, rero uyu uzi ko ari wa munsi Imana yavuze? Bati, sha, reka tumukubite, tumutikure inkota, tumwice. Bari bazi ko wa munsi usohoye, bati bakanamwereka n'ibyahanuwe, bakavuga ngo dore Imana yari yarabivuze ibi ngibi, dore Imana yari yarabivuze. Ariko Dawidi ahangaha we arasobanukirwa, aravuga ati, reka sinshobora koza ukuboko kwanjye ku muntu wasizwe amavuta n'Uwiteka Imana. Ubuhanuzi bujya bugusha abantu benshi mu kubera kwitiranya ibintu. Benshi bagushijwe nabwo, benshi batwawe ibintu uko bitari, bibasubiza inyuma. Byabaye ku bantu benshi, ntabwo biri ubu ngubu gusa, na kera ni ibintu byahozeho. Murabizi umusore witwa Yeremiya, Imana yaramuhamagaye, imaze kumuhamagara imuha amasezerano akomeye cyane. Imana ikamubwira iti, nzabana nawe. Uyu nguyu Yeremiya yabanje kwisuzugura ubwo Imana yamuhamagaraga, kuko Imana yamubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakoresheje utaravuga ngo ushyireho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibyo arabyumva. We atangira guhakana ati, nyamuneka Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana mutoya. Imana ikamubwira ngo witinya, kandi we kuvuga gutyo kuri umwana mutoya, kuko aho nzagutuma hose nzaba ndi kumwe nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngushyireho ko umuhanuzi uhanurira amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika no kubaka, ndetse no gutera imbuto. Uzaba umuntu ukomeye cyane. Bazaguhagurukira, ibikomangoma bizahaguruka, abami bazahaguruka, abaturage b'i Yerusalemu bazahaguruka, ariko humura, ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ntacyo uzaba. Bazaguhiga ariko nzakurinda. Yari isezerano rikomeye cyane ko batazigera bamunesha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo yigiye hirya gatoya, ageze hirya gatoya atangira kugeragezwa, atangira guhura n'ibibazo. Arangije aravuga ati, ye baba we, ayi Uwiteka we, uzi ko wanshutse nkemera gushukwa, undusha amaboko, nicyo gituma unsinda. Uzi ko mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese anseka. Uzi ko wanshutse, wa Mana, uzi ko wanshutse. Uzi ko
muzabisome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 20 ku murongo wa 7. avuga ati Uwiteka we waranshutse nemera gushukwa. Kubera iki? hari uburyo yumvishe igihe Imana yamuhamagaraga, kandi agiye kubona abona yisanze mu bibazo, abona kuko abantu bose bamuhagurukiye, abona baramurwanije, batangiye kumujugunya mu nzu y'imbohe, atangiye guhura n'ibibazo. Ariko dore uko ijambo ry'Imana rivuga. Hari igihe iby'Imana byumvikana nabi. Yesaya 43 ku murongo wa 2, ku murongo wa 2 haravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, ndetse nunyura no mu muriro ntago uzashya, kandi n'ibirimi byawo ntago bizagufata. Iryo jambo risobanura iki? Mu mazi se umuntu agomba guca ni hehe? Mu migezi se ni hehe? Mu muriro se ni hehe? Ni mu bibazo, ni mu ntambara, ni mu bikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yasezeranije nuko itazaduhana, nuko itazaduta, itazadutererana, ahubwo izabana natwe. Mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, mu migezi nzaba ndi kumwe nawe, mu muriro ntabwo ibirimi by'umuriro bizagufata, ntacyo umuriro uzagutwara. Ni ukuvuga ngo uzabicamo, ariko Imana izabikurindiramo. Niki iryo jambo rivuga? Yeremiya icyo Imana yaramusezeranije, yaramubwiye ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Ni ukuvuga ngo nzajya nkurokora mu maboko yabo. Niki Imana yavugaga. Yeremiya we agiye kubona abona byamugezeho, ibibazo byaje, aravuga ati waranshutse, nibyo rwose waranshutse, nemera gushukika, narashutswe rwose, waranshutse. Tangira kubwira Imana ngo yaramushutse, hariya yataye ibyiringiro. Ntago aya magambo agaragaza ibyiringiro, ahubwo agaragaza umuntu wari wataye ibyiringiro. Yeremiya hariya nawe yari yabitaye. Kwitiranya iby'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muhanga mu by'uru rugendo. Ba Yeremiya bariya batuvuga, ba Yesaya n'abandi, ni abantu bakoze umurimo ukomeye cyane w'Imana. Ariko nanone bahagiye bahura n'ibyo bibazo byo kwitiranya. Yeremiya yumva ari amagambo, yumvisha ko agiye ku muntu w'igihangange gikomeye cyane, umuntu uzahanurira abami n'ibihugu n'ibiki byose, akumva azaba igihangange. Hari yumvaga azagira ibiro birenze iby'abandi bantu bose, akumva azagira uburebure buruta ubw'abandi, akumva azagira ubutunzi burenze ubw'abandi, akumva azajya avuga arikijyana, akumva azajya avuga abantu bakamucira bugufi. Ariko si Imana yavugaga. Imana yaramubwiraga ngo nzabana nawe muri byose. Ndagira ngo nkubwire, ntutinye, ntugire ubwoba kubyucamo, kuko hari igihe Imana ibyemera kubicamo, ariko hari isezerano rikomeye, nuko itazabigutamo, nuko itazabiguhanamo, nuko itazakureka gutyo gusa, ahubwo izabana nawe kugira ngo ubitambuke, kandi ubitambukemo neza, kandi utsindishirizwe nayo. Kuko ni Imana ishobora byose. Naho Imana itagukura naho ngaho izahagukura, ntaho itakunyuza, kuko igicisha umuntu aho abandi batabasha kunyura ikahakunyuza, aho umuntu atakwicisha ikahamucisha, aho umuntu atanyura ikahamunyuza, ibyo umuntu atakwirenza we ikabimurengesha akabirenga. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukitiranye iby'Imana. Turavuga ku batubanjirije. Yohana umubatiza n'umuntu Yesu ubwe yaramuhamije, aravuga ngo mubabyawe n'umugore, ngo ntawigeze ahwana na Yohana, nta nuzigera abana nawe. Ariko nubwo yamuhamije, ndetse Bibiliya ivuga ngo uyu Yohana umubatiza yagombaga no kuza mbere y'umwami Yesu aje kumuhamya. Urumva yari afite n'umurimo ukomeye cyane. Yohana uyu nguyu niwe wahamije Yesu, amwereka abigishwa, aravuga ngo dore ntama w'Imana, ngo dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu Yohana niwe wabatije Yesu, aramubatiza agiye kubona abona ikimenyetso giturutse mu ijuru, umwuka waraza mu ishusho y'inuma, ngo araza ajya ku bitugu bye amutindaho, ngo kandi ijwi rivuga riturutse mu ijuru, ndavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane. Yohana ahamya ibya Yesu yaravuze ngo Yesu uriya ngo nanjye ubwanjye sinari muzi, ngo kereka ko yantumye, yambwiye, yanyeretse ikimenyetso, hanyuma nanjye narangiza ngahamya nti dore nguyu. Kandi koko niko biri. Rero ndagira ngo mbabwire ngo yarazi Yesu cyane,
yaramuhamije, yaramubonye n'amaso ye, yarabanje kumuvuga ataramubona, igihe kiragera aramubona. Ariko umunsi yageze mu nzu y'imbohe, ageze mu nzu y'imbohe, mu bamusuraga ntago yigeze abona Yesu, mu bamugezeho ntago yigeze abona Yesu. Yumvaga Yesu ari igihangange, yaza akamukura mu nzu y'imbohe, akaza akavuga bakamufungura, agahita amutwara. Bituma acira Yesu urubanza, aravuga ati ubu koko ntago abona ko mfunzwe, haba no kungemurira, haba no kungeraho, haba no kuza bavuge ngo bankure muri iyi mabuso imbabaza koko. Atangira gucira Yesu urubanza. Hari igihe abantu bajya bacira Imana urubanza, bakayicira urubanza, ndetse umuntu akaba avuga ati sha wayinyereka ngo nyibaze ibibazo. Ariko mwibuka na Yobu yarayibajije, ariko igiye kumusubiza Yobu aravuga ati mbabarire navuze nk'umupfu. Hari igihe abantu bacira Imana urubanza. Yohana ageze aho atuma abigishwa be ati nimugende mumumbarize, ubundi niwe cyangwa dutegereze undi. Niki cyamuteye gushidikanya? Yaribazaga ati se yaba ari we koko nahamije, n'ubutware namubonyeho mishurirwa, n'uburyo namuvuze, yarangiza akandekera ahangaha nkakomeza nkababarira muri uyu munyururu gutya? Yari yataye ibyiringiro, atangira no gutekereza ko yahamije atari we, atangira no gutekereza ko yerekanye atari we. Niyo mpamvu yatumye ngo nimugende mumumbarize ngo mbese ni wowe cyangwa se dutegereze undi. Yesu se yamushubije iki? Yaragiye yikorera ibitangaza, impumyi zirahumuka, ibimuga birahaguruka, ibitangaza birakoreka. Arangije arabwira ati sha, ati nimugende mumubwire muti ibitangaza birakoreka, muti impumyi zirahumuka, abamugaye barahagurutswa, ibitangaza byibira. Ababwira ibitangaza ngo barangije bageze nkarongera ababwira ati kandi mugaruke nongere mbabwire, tumugende mumumbwirire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ngiryo ijambo yongeyeho atuma kuri Yohana umubatiza. Nyamara Yesu aravuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha, ariko muri iyi minsi dore birimo biragusha benshi barimo baragwa kandi bagushijwe n'iby'Imana, benshi barimo barasubira inyuma, barimo baragushwa n'iby'Imana. Kubera iki? Kubera ko kwitiranya iby'Imana, kudasobanukirwa iby'Imana bijya bica abantu intege, kubitwara uko bitari, kubifata uko bitari, ukabona ntibigenze nk'uko watekerezaga. Ibyo bijya bica abantu intege. Iby'Imana bijya bigusha iyo bititondewe, bigatuma umuntu yagira gutya agata ibyiringiro. Ariko iyo bigiye bikagera hahandi umuntu agwira muri yavuze, Imana yaravuze, umuntu akagwira muri yavuze, akagenda yitwaje iby'Imana yavuze akabigwiramo, uwo muntu agwa nabi cyane. Kugira ngo abyuke ni ibintu biba bigoranye cyane. Benshi bajya babeshyera Imana kubera kwitiranya, kubera kudasobanukirwa. Ujya kumva ukumva nk'umuntu w'umusore arakubwiye turabizi Imana yaravuze ngo nzabana na kanaka, ibyo bigatambuka. Ejo mwazongera guhura akakubwira ati Imana yaravuze ngo nzabana na kanaka, ibyo bigatambuka. Ejo mugahura kandi akakubwira ngo Imana yaravuze ngo nzabana na kanaka. Ese uyu munsi ni kanaka, ejo ni kanaka, ejo bundi ni kanaka, kandi byose bikitirirwa Imana. Uyu munsi ni Shantari, ejo ni Beatrice, ejo ni Anyesi, ejo nundi, ejo bundi ni Muhoza, ejo bundi ni kanaka. Iyo Mana abantu benshi bajya bitiranya ibintu. Abakobwa nuko arakubwira ngo Imana yaravuze ni Manuel, ejo bundi ni Egide, ejo bundi ni Juste, ejo bundi ni Theo, ejo bundi nundi, gutyo. Ugasanga abantu barahabye, birirwa babeshyera Imana kubera kwitiranya ibintu. N'uyu munsi wa none turacyabona abantu bapfa bakava mu mubiri, bakagenda
bavuga ngo Imana yarabasezeranije ngo ibi n'ibi 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 n'ibi, kandi bakagenda bidasohoye. Kubera iki? Kubera kwibeshya, kubera kwitiranya iby'Imana, bakava mu mubiri. Ibyo byose bitabaye, none uretse no gupfa, burya nubwo batapfa, ibyo bavugaga ntago byaba, kuko ntago biba ari iby'Imana. Burya nubwo batapfa bagakomeza bakabaho, ntago byaba, kubera ko abantu bajya hariya bakajya bavuga bati iby'Imana bimaze kutuyobera, bati ndetse Imana ntago tubyumva ukuntu Imana yasezeranije kanaka, none do akaba apfuye bidasohoye. Ugasanga abantu bacanganyikiwe, ugasanga abantu barimo barabyibazaho. Ariko koko Imana, ndagira ngo mbabaze, ubwo koko Imana yarabivuze se inanirwa kubisohoza? Yarabivuze se inanirwa kubikora? Kereka wenda niba ari amasezerano twavuze agira condition, none ayo makondisiyo bakaba batarabashije kuyahagararamo neza. Ariko icyo gihe ntago warenganya Imana, ahubwo ni nyiri ubwitu bwe uba warinaniwe. Ashobora kuba atarahagaze neza, ariko abantu benshi bajya bavuga bati kanaka Imana yaramusezeranije, Imana yaramusezeranije, Imana yaramusezeranije, byose tarapfuye bidasohoye. Umuntu akabikubwira akabihamya agahagarara ku maguru abiri ati Imana yarasezeranyije, none rwose dore ntago ibishohoje. None se koko ubwo murumva byari iby'Imana? Iyo biza kuba iby'Imana biba byarasohoye, burya ntago byari byo. Iyo biza kuba iby'Imana biba byarasohoye. Iyo biza kuba iby'Imana ntago wapfuye bitabaye. Ibi ngibi biragenda byagera kuri ba bantu bemerwa cyane, dore ko hari abantu bajya bemerwa kurusha abandi. Hari abantu bajya bemerwa mu by'Imana, nabo ugasanga yabayeho, kuko nabwiye ngo nta muhanga mu by'uru rugendo. Abandi babura ukuntu babigenza, cyangwa se abona bitabaye bagatangira kubyitirira ahandi. Bamwe bati buriya Imana yavugaga ibyo mu ijuru, bati buriya Imana yavugaga ibyo mu ijuru. Ariko se noneho niba barapfuye bavuga ngo basezeranijwe gushaka, cyangwa bagapfa bavuga ngo basezeranijwe urubyaro, cyangwa se bagapfa bavuga ngo bari barasezeranijwe ko bazubaka amazu, abandi bagapfa bavuga ngo basezeranijwe amadiplome, abandi bagapfa bavuga ngo bazakira indwara zabo, wenda zikazihindukira zikaba ari nazo zinabica. None se koko ibyo ngibyo ko ari ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru? Mu ijuru se barashaka bakora za mariage? Mu ijuru se barabyara? Mu ijuru se barubaka? Mu ijuru se bariga bakagira amadiplome? Mu ijuru se bararwara bakajya kwa muganga kwivuza indwara zigakira? Oya, abantu bajya bitiranya iby'Imana. Niba Imana yaragusezeranije izagusohoreza, niba ari byo. Niba atari byo kandi ntuzigere ubeshyera Imana. Ibyo mu ijuru ni ibyo mu ijuru. Mu ijuru bazubaka, koko bazubaka amazu. Umuntu arapfuye ajya avuga ko Imana yaramusezeranije kuzubaka amazu. Ese ubwo n'Imana yaramusezeranije yananiwe kubisohoza da? Abandi bagahita bahinduriraho ngo buriya ngo ni ibyo mu ijuru Imana yavugaga. Ese mu ijuru barubaka? Yesu yabwiye intumwa ze ngo cyabwiye abigishwa be ngo kwa data hariyo amazu menshi, ariyo ntawe uzajya kubaka. Hariyo amazu menshi. Ubundi birika tubwira ngo ibiri mu ijuru, ibiri mu ijuru, iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze kubona, ngibyo by'Imana yahishiye abizera. Rero wo kuvuga ngo buri Imana yavugaga ibyo mu ijuru, ibyo utaboneye hano mu isi, niba urubyaro utaruboneye hano mu isi, wo kuzavuga ngo nugera mu ijuru uzabyara. Niba utubakiye amazu mu isi, ntuzavuga ngo mu ijuru uzubaka. Niba utagize gutyo mu isi, niba udatunze mu modoka yo mu isi, amadiplome n'ibindi, ntuzagire ngo uzayibonera mu ijuru. Ibyo mu isi n'ibyo mu isi, n'ibyo mu ijuru n'ibyo mu ijuru, ibyo ngibyo birahabanye. Mu ijuru n'iby'amaso atigeze kubona, n'iby'amatwi atigeze yumva. Benshi bagushijwe no kwitiranya iby'Imana, ngo Imana yavuze. Ndagira ngo mubwire ngo niba Imana yaravuze,
gukora ko izakora ntabwo bizayinanira. Ariko ikibazo nuko abantu bavuga ngo Imana yaravuze kandi wenda atari Imana yanavuze. Abandi bakagendana ubuhanuzi bupfuye, bakitirira Imana ibitari ibyayo, bakagenda babeshyera Imana, bakagendana ubuhanuzi bupfuye, tanto ari amarangamutima, ubundi bikaba ari iby'abantu bihangishije, ibindi nabyo bikaba ari amayeri y'abantu bashaka kugusha abantu cyangwa bashaka gukoresha abandi ibyo bashatse. Hari umuntu umwe yari akiri umusore, umuntu nzi neza kandi byamubayeho akiri umusore. Imana yageze kumubwira umunsi umwe ngo uramenye dore ugiye guhura n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, bamaso. Aragenda arazamuka ajya gusenga. Ageze aho basengeraga, umuntu umwe aritarutsa aravuze ati do Imana iravuze ngo uwo muzabana nguyu. Aho ngaho siri plus. Ariko yari afitanye ibanga rikomeye n'Imana, asobanukirwa neza n'iry'Imana yamubwiye, kandi anasobanukirwa neza ko ibyo yari abwiriwe aho byari bihabanye n'ibyo yari asanzwe azi, byari mu mutima we, kandi yari afitanye ibanga n'Imana. Ariko se ndagira ngo nkubwire ngo uretse ko yari afite ibanga ry'Imana, abenshi ntibabyemera kandi atari byo. Abenshi ntago zubakwa gutyo, ejo ugasanga bararyana, byaraturutse muri yavuze ariko barayibeshye. Ibyavuzwe n'Imana bikomezwa n'Imana, ariko ibyavuzwe n'abantu byo birasenyuka kuko biba byaritiriwe Imana kandi atari ibyayo. Bandi bajya bashyiraho n'iterabwoba, bagashyiraho iterabwoba, ukajya kumva ngo Imana yaravuze ngo ibi nibi ngo bizagenda gutya na gutya, ngo kandi niba wanze ngo izaguca amaguru. Izaguca amaguru se? Imana niyo guca abantu amaguru koko? Na n'uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo hari ingaruka, kuko iyo bigenze gutyo umuntu akishyiramo ibintu, umusore akishyiramo ibintu bitari byo, cyangwa umukobwa akishyiramo ibintu bitari byo, kugira ngo bizave mu mutima we biragorana cyane, biragorana kugira ngo bizave mu mutima w'ibyo bintu. Niyo mpamvu abantu bakwiriye kuba maso. Nababwiye ngo yewe ngo no mubemerwa kurusha abandi hari igihe ibi bibabaho, ariko nta muhanga mu by'uru rugendo, niko nababwiye. Abandi batwaye iby'Imana nabi, babitwara uko bitari. Bamwe ngo bazi neza ngo ko gukizwa, ngo kuko bakijwe ngo batazigera bahura n'ibibazo, ngo batazigera bahura n'ibigeragezo. Ariko iryo jambo si ukuri, iryo ni ijambo ryo kubeshya. Ririya jambo twavuze ryo muri Yesaya 43 ku murongo wa 2 ryatubwiye neza ngo nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Ibirimi byawo ntabwo bizagufata, ntacyo uzaba. Navuze ngo none se mu mazi ni hehe? None se mu migezi ni hehe? None se mu muriro ni hehe? Ni mu bibazo, ni mu ntambara, ni izo ngorane zose z'ubuzima umuntu agenda acamo. Icyo Imana yasezeranije ni kimwe, nuko itazaduhana, nuko itazadutererana, nuko itazaduta. Izaturinda ntacyo tuzaba, ariko tuzabicamo tubirebesha amaso tubibone, ariko ntacyo tuzaba kuko tuzaba turi kumwe n'Imana. Umuntu rero yakwisanga yabigezemo, yabihagazemo, akagira uvuga ati byacitse byashize, Imana yantaye. Kubera iki? Imana yagusezeranije kukurinda, ariko ntabwo yagusezeranije kutazabicamo, ahubwo yakubwiye ko izaba iri kumwe nawe. Hari igihe rero umuntu abicamo. N'uyu munsi wa none ndabona abantu bafite ibibazo bagenda bacamo bibagoye, bakavuga bati yewe Imana yaradutaye, Imana ntabwo ituzi, Imana ntabwo itwitayeho, Imana ibyange ntibizi, Imana ntabwo ibona ukuntu merewe, Imana ntabwo irimo indeba, Imana iranyirengagiza. Bakavuga amagambo menshi ameze gutyo kubera ko bahuye n'ibibazo, ariko mu by'ukuri ugasanga Imana ibibarindiyemo. Icyo Imana yabasezeranije nuko izabarinda, ntacyo bazaba. Uzabicamo ntacyo bizagutwara. Uzaca mu mahwa ntacyo amahwa azagutwara. Uzaca mu macupa uzayakandagira, ayo ni amagambo y'umwuka. Ntago ibyo bicupa byakwica, ntago bizatobora ibirenge byawe. Utwaye ijambo ry'Imana nabi uko ritari ajyagwa nabi.
muzarebe iyo umuntu asanze yaritanze ariko akaba yaritanze mu buyobe, akajya akabona yarayobye, kugwa kwe noneho kurushaho kuba kubi, biba bibi cyane, kugira ngo azabyuke ntabwo biba byoroshye. Iyi Imana yavuze A ukumva B, uzategereza B, uzayiheba ntabwo uzigera uyibona. Ibyo ni ibigusha bibi cyane. Rero nimukongere kubeshyera Imana, ahubwo mujye mureba neza, murebe uko iby'Imana kuko ibyo muhamya ko Imana yavuze ari byo, murebe ko ibyo muvuga mubyitirira Imana, murebe kuko niba ari iby'Imana. Kuko umuntu akubwira ibi none, ejo akakubwira ibindi, ejo bundi akakubwira ibindi, kandi byose akabyitirira Imana, kandi ukumva birahabanye. Ariko ndagira ngo mbwire ngo si uko Imana iri. Icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko abantu bajya batwara iby'Imana uko bitari. Ntimukongere kuvuga ngo rero ngo kanaka ngo yarapfuye, kandi ngo rwose ngo dore aragiye, ngo gihe adasohorejwe bya bindi yari yasezeranijwe, kandi yarakijijwe neza. Reka da, burya ntago byari byo. Iyo biza kuba byo biba byarasohoye tubibona, cyangwa se nta nubwo abagiye atabibonye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nawe birashoboka ko wagushijwe n'iby'Imana. Ariko Yesu yatumye kuri Yohana aramubwira ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None se ubwo wenda waba waragushijwe n'iby'Imana, gutegereza bitumye bikubera ibigusha, ibyo ucamo bikugoye bitumye bikubera ibigusha. Imana ntiyakubwiye igihe, ntabwo uzi igihe, ntuzi n'umunsi. Iryo ni ibanga ry'Imana. Kandi guca muri ibyo ngibyo ucamo, Imana ntigeze iguta, ntigeze iguhana. Nyamara wirirwa uvuza induru witotomba. Burya Abisirayeli impamvu bitotombye, bari bazi ko nta kibazo bazongera guhura nacyo. Bahuye nacyo baritotomba. Ariko Imana ntabwo yari yabataye, yari iri kumwe nabo, kandi yarabarinze, yaranabyerekanye, ikabaha amani, ikabakorera ibintu byose. Ndagira ngo rero dusenge Imana, nawe urebe ukuntu ugendanye n'Imana, urebe n'iby'Imana, niba utarabyitiranyije, niba utarabivangavanze ngo bisobanukirwe nabi, bitwarire mu mubiri, bitwarire mu bwenge bwawe, kandi byari amagambo y'umwuka cyangwa ari ijambo ry'umwuka. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana turagushimye, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirayobora, ijambo ryawe rirafasha, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe risenya ibibi, rikubaka ibyiza. Ijambo ryawe ni rizima, reka n'ubundi risenye ibyari bikwiriye gusenyuka byose, kandi ryubake ibikwiriye kubakwa. Reka imbabazi zawe n'ubuntu byawe bigende bigere ku bantu bawe, kandi bari baragushijwe n'ibyawe, reka uyu munsi noneho Mwami bihindukire, bibasane, kandi bibubake, kandi bahaguruke bakomere, kandi bakomeze urugendo. Abari bagushijwe n'ibyo Mwami, reka bongere bahaguruke bakomeze urugendo. Abari barasubiye inyuma Mwami, ntibakongere gusubira inyuma ukundi, ahubwo barushaho kuyoborwa naryo, kandi barushaho kuryumva noneho no kurisobanukirwa neza. Tanga umwuka wo guhishurirwa, abantu bahishurirwa ijambo ryawe, kandi bamenye neza ibyasezeranijwe. Kandi Mwami mwiza, ukomeze gukomeza buri wese ufite ishyaka n'umwete byo kubana no kugendana nawe, kandi utugirire neza. Amahoro yawe abane na buri wese, mu izina rya Yesu, amen.